mwana we ubuse ubwo ni wowe inzebe twaraburanye mama twaraburanye fifi amakuru se neza ndaho iminsi myinshi cyane urabona ibintu byarahindutse cyane cyane kubyose aho kwibyo shamba kubona none se cyane sawa ntibashaka ko bashatse igihe kingana iki cyashize imyaka 2 narashatse akabebe karese shafi se ndashaka n'umugabo tugejeje mu myaka 2 simbabona ibyago what aguma zirute cyane ngo turabona urubyaro turaho gutyo nyine mbega ukuntu waje shaho uhangana ibyiza kwihangana cyane nanjye ndaho nyine none usigaye ari maneke maneke burafite agasayizi kaje kataza gahinduka cyane nyine nanjye tukavuka kiyitaho urabona ko nani cyo mbaye cyane twaye rwose ibintu byaje gucamo ariko urebye ntabwo ari neza cyane ntabwo ari neza ariko byaje gucamo ahubwo naringiye kwa pasiteri sasa rero ubu nanjye kwa pasiteri siko uribuka kwiga ukuntu ari nk'ibyo byose byaragiye birashira ikintu na kimwe nasigaranye pasiteri nagiye yaransengera urabona ko agasura kagarutse ntabwo wapfa kumenya ko ibyo byose byambayeho cyane ubwo rero yaransengeye ibintu bicamo biza kumera neza nari ngiyeyo kumushimira ndakeka twajyana akaba yagusengera ikibazo cyawe kigakemuka birashoboka imana ikora byose kandi dukunda gusenga sibyo cyane bibe ngombwa tujyane nanjye urebe ko yansengera umukobwa wanjye Yesu ashimwe umukobwa wanjye muraho neza Yesu ahabwe icyubahiro amakuru y'imisi bitewe n'umukobwa mwiza amakuru fifi amakuru ni meza tumeze neza pastor icyari kinzanye rero cy'urukundo cyane umbwira rwose nta kibazo narinje kugushimira ntabwo utagize waransengeye ibintu byaje gutungana Yesu ahabwe icyubahiro Imana yarabikoze nuko utagize icyari kinzanye no kugushimira rero amavuta amavuta y'Imana arakora neza so nari kuzana umushyitsi rero afite ikibazo muraza kuvugana nyine araza kukubwira okay numva rero nagenda mugasigara nta kibazo rwose nzi neza ko Imana izabikora nta kibazo mwirwe neza yego mwirwe neza Imana ikurinde namwe musigara amahoro reka nijye umukobwa mwiza ni ikihe kibazo ufite mbwira numvishe ndi pasiteri ntugire ikibazo ntugire na kimwe nyura rwose barakumbwiye fifi yaje kumbwira kuri pasiteri fifi uriya n'umukobwa wawe ni nk'umukobwa wanjye rwose isengera abafite ibibazo abo rwose mbakora Imana njye mfite amavuta vugana n'Imana ni uguhamagarira Imana ikazi ikagukoraho ikibazo rero pasiteri ufite maze imyaka 2 narashatse umugabo ariko ntabwo ndabona urubyaro ntabwo urabona urubyaro icyo cyakemutse none se ubana n'umugabo buri munsi mbana n'umugabo buri munsi ariko nta pastor ntabwo tubisiba rwose turabikora ariko ntabuze urubyaro ntabwo mubisiba ntabwo tubisiba kandi ntitubinabirara wigeze usenga se narasenze wizera Imana ko ishobora byose nta kinaniro cyane ibyo byakemutse ngaho ubwo reka dusenge Imana kandi wizere kandi ngewe ngiye kugusengera urakira neza urakira reka kuramo ingofero uri nta muntu ujya wubaha Imana cyangwa n'ubundi ujya usenga Imana hari ibintu uri kwikorera bitayubahisha oya reka dusenge rero rwose kamusengere nkumiriza nta muntu usenga areba wahumirije data mwiza Mana yanjye ndagusaba ngo ufashe umuja wawe umuhe urubyaro nyagasani dore uyu muja wawe aje imbere yawe akugana
nyagasani rwose arashaka urubyaro dore n'umukobwa mwiza akeneye kuba yabyara nyagasani mureba umwiteho nyagasani mufashe data wa twese ufashe umugaragu wawe nyagasani Yesu umuha urubyaro nk'uko abishaka mana yanjye data mwiza mufashe umugaragu wawe mana pastor no mavuta impamvu uri kubona ndi gukorakora nkuramo n'imyenda no kugira ngo ibyaha byose biri mu myenda bigende mu izina rya Yesu mu nyanja kuzimu toka shitani bigende byose nyagasani Yesu pastor diniyumvisha ko uri gusengera abantu bafite ibibazo oya ni gukira ibibazo Imana irimo ahubwo ndi mu mavuta nyagasani arebuya manuka nyagasani mpereza imbaraga nyagasani fashe umugaragu wawe nyagasani Yesu pastor oya pastor rwose reka oya pastor naje nje kugira ngo nsengere ntabwo naje nkorere ibyo ushaka reka mukemurire ikibazo pastor oya humura reka pastor oya reka humura pastor oya reka humura amva mubwira ko sobundi wowe urabona so urubyaro ushaka ni urubyaro nshaka ariko ntabwo bivuze ko ugomba kunkorera icyo ushaka ndashaka ngo unsengere kugukorera ariko mana ya pastor dore ahubwo Imana mwamenye impamvu usenga Imana ntigusubize ubivuga ugusenga udafite ukwizera njye nemeye kugusengera ndi kugusengera ariko ikibazo uracyafite gushidikanya none se ndeka kugusengera uzareka kubyara subiza rero gusengera uzareka kubyara rero ngewe ndi gukora ibintu nzi umurimo wanjye ndimo ndawukora neza ntunganira Imana reka musengere sibyo reka musengere rwose reka musengere no ndakwingiza fashe umugaragu wawe ibuka uko wafashije Esiteri ukamuha umwana w'umuhungu ukamwita Samweli nyagasani wongera wibuka uyu mwana w'umukobwa nyagasani ufite ikibero cyuzuye ubwiza nyagasani Pasiteri kumusengera batikoresheje ohereza imbaraga nyagasani ohereza imbaraga nyagasani hose nyagasani ohereza imbaraga maze ubundi nyagasani ongera ukoresha imbaraga nizo wakoresheje umanuka ikuzimu nyagasani Yesu ndakwinginze ngo nyagasani rwose umanuke urebe uyu mwana w'umukobwa nyagasani Yesu umumanurireho ibiganza nyagasani rwose ariko pastor oya nyagasani dore yanangoye dore ngeze n'ahandi wambwiye hari ibyaha byinshi nyagasani ndahakora agataka no nyagasani umufashe ibi byaha byose mu nyanja yakumurira ikuzimu ndabitokesheje mu izina rya Yesu pastor simbyumva nyagasani dore akomeje kungora pastor no mukubita inkoni itababaza kuko uri umubyeyi uhana ndakwinginze nyagasani Yesu ndakwinginze nyagasani muha urubyaro umufashe nyagasani manuka utwike abadayimoni bose ndakwinginze ngo uze umuramburireho ibiganza umwereke kuri Imana ikomeye pastor ntabwo ndi kubyumva ndakwinginze nyagasani pastor ibi ni ibikumoreye byose indwara zose nazitokesheje amadayimoni amwe anaca hariya simbyumvisha ko mbona ufunga amarisansi n'imikanda oya ninde kubera gusenga cyane nuzuye umwuka mba munini isa irafunguka dore ishati yari yafunguye n'umukandara wari wafunguye ku buryo na sentire yafunguye nyine ni umwuka nuzuye umwuka mwibyo by'iwabo naradandabirana ariko iri ni ishyano wa pasiteri b'ikigihe oya umva ariko se wowe vuga buhoro umubwire wowe tegereza uzarebe ko ntagukuyeho uko utazabya hari ikibazo ngaho kanegerize ahubwo reka dutere agakorasi kamwe kugira ngo nyine Imana ibihere umugisha rimwe urumva urakahuzi shimwa mana ya Yakobo
shimwa mana wanzaniye kino cyuki ubundi uravuga ibiki shimwa mana wakishije uyu murwayi shimwa mana n'ubutaha agaruka mukore makazi pastor uri kuvuga ibiki n'ubutaha abyare shimwa mana kumukijije haleluya shimwa mana we ndumva nyuzwe unyuzwe iki pastor no